Reka nongere mbasuhuze muraba mwese. Ni Pastor Jean Pierre Rugengumwe mwongeye guhura kugira ngo dukomeze tuganire n'iri jambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro n'ubundi aho twari twasomye ubushize ibice 27, ariko uyu munsi turasoma duhere ku murongo wa 37 tugeze ku wa 40. Uyu munsi ndashaka kubabwira uko imitima y'abantu itemba dukoresheje izi nkuru ziri mu Itangiriro ibice 27, inkuru ya Yakobo ndetse na Esawu. Reka dusome umurongo wa 37, Itangiriro ibice 27. Haranditse ngo Isaka asubiza Esawu ati, dore namuhaye kugutwara na bene so bose, nabamuhaye kuba abagaragu be, kandi namugaburiye vino n'imyaka y'impeke, nagukorera iki mwana wanjye? Umurongo wa 38. Esawu abaza ati, nta mugisha n'umwe usigaranye data? Njye nanjye meshe umugisha data. Esawu araturika ararira. 39. Isaka aramusubiza ati, ubuturo bwawe buzaba kure y'umweru w'ubutaka, uzaba kure y'ikime kiva mu ijuru, inkota yawe niyo izakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Uko nawe wabwiye ubushize, umutima w'umuntu umeze nk'umugezi. Umugezi uratemba, kandi uko umugezi utemba biterwa n'uburyo aho hantu hateye. Rwango amazi yose atemba amanuka, amazi atemba azamuka. Gusa iyo twitegereje tubona ko hari uburyo bubiri bw'imitekerereze y'imitima y'abantu, nk'uko twabibonye ubushize ko umutima umeze nk'umurima, dushaka kuvuga ko umeze nk'umugezi. Byose dushaka kubirebera muri Bibiliya, ariko uyu munsi icyo nshaka kubabwira ni uburyo umutima utemba mu nzira ebyiri. Hari umutima utemba mu nzira ya Yakobo, hakaba n'umutima utemba mu nzira ya Esawu. Mu gitabo cya Matayo ibice 7 havuga ku nzira ebyiri. Izo nzira, imwe yitwa ngo ni inzira ngari, indi ni inzira ifunganye. Mu nzira ngari birivuga ko harimo abantu benshi cyane, ariko amaherezo yayo akaba ari ukurimbuka. Mu gihe mu nzira ifunganye ngo bayinyuramo ari bake, ariko iherezo ryayo akaba ari inzira y'ubugingo. None reka mbabaze, ese ni iki gituma abantu benshi bajya mu nzira ngari nubwo ari inzira ibajyana kurimbuka? Ese koko baba bizi ko bagiye kurimbuka? Baba babizi ko iyo nzira ari inzira y'umuvumo? Ntabwo ariko mbitekereza. Abantu bose baba bazi ko bari mu nzira nziza, bari mu nzira nyayo. Nk'urugero, muri icyo gice cya Matayo ibice 7 havugwamo abantu bagiye imbere ya Yesu, baramubwira bati, mwami mwami, ko twahanuye mu izina ryawe, tukirukana abadayimoni mu izina ryawe, tugakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ariko Yesu Bibiliya avuga ngo yarabashubije ngo nimwumve imbere mwa nkozi z'ibimwe, sinigeze kubamenya. Kuki ibintu nk'ibi ngibi bibaho? Kuki byabaye kuri aba bantu bo muri Matayo ibice 7? Kuki bishobora no kuba kuri wowe nanjye? Kuki bivugwa ku bakobwa 5 b'abapfu tubona muri Matayo nanone? Ese iki giterwa n'iki? Kubera iki Yesu yakomeje kutubwira amagambo nk'ayo? Impamvu ni uko Yesu ashaka ko twiga inzira y'imitima yacu, tukamenya aho turi kwerekeza. Ese imitima yacu iri mu nzira y'ubugingo? Imitima yacu iri mu nzira yo guhabwa umugisha? Cyangwa imitima yacu iri mu nzira yo kuvumwa gusa, yo kuvumwa? Abantu benshi nubwo babaho mu nzira y'umuvumo, ariko ntabwo babizi, nta nubwo ariko babitekereza, kubera ko batajya bagira umwanya wo kwitekerezaho. Ndakubwira abantu ni mwese uko mungana, nimba muri abakristo mujya muririmba indirimbo zo mu gitabo, ariko ibyo muririmba mwigeze mubitekerezaho? Umunsi umwe nawe n'umukecuru wari ufite imyaka nka 70,
ndangije musobanurira iby'imbabazi z'ibyaha. arangije arambwira ati mu by'ukuri ibintu umbwiye ntabwo napfa kubyizera kubera ko bitandukanye n'ibyo ntuwe niga iwacu. ndangije ndamubaza, se urumva itandukaniro ryabyo ari irihe? ibintu nakubwiye ko Yesu yogeje ibyaha byawe, ko utakiri umunyabyaha, ukundi uri umukiranutsi, mu by'ukuri nawe ujya wiririmba. ndangije mubaza nimba azi indirimbo ya 88, ya 93, ya 375, zose ni indirimbo abantu baririmba ariko badatekereza, batazitekerezaho. 88 iravuga ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, mujye musenga iteka ntacyo nzamubura. ariko umuririmbyi asoza avuga ngo yambabariye ibyaha, yanyishyuriye imyenda yose, kandi ibyo byatumye mbuwera ndetse ndera de. 93 kavuga ngo umunsi mwiza nibuka none akwemereye, nsingize Yesu wanyogeje ibyaha. naho 375 yo igira igitero kivuga ngo hari umunsi Yesu yaruhukiye bumva ibyaha byanjye abihamba mu mva. ese koko duteze amatwi, wowe uri kureba iyi videwo, ntabwo wigeze wumva izi ndirimbo cyangwa ntiwigeze uziririmba mu kanwa kawe? nimba waraziririmbye se, umutima wawe ujya ukubwira ko uri umukiranutsi cyangwa uri umunyabyaha? abenshi muri mwe muravuga muti nta mukiranutsi uri mu isi, twese turi abanyabyaha. iyo uvuga gutyo bisa naho ibyo uvuga ari ukuri kandi bifitiye gihamya. ikindi gihe umusore umwe yarampamagara arambaza ati, mbese nawe wizera ko Yesu yakuyeho ibyaha? mu by'ukuri abantu bose bibaza ibibazo nk'ibi ngibi babiterwa n'iki? rimwe na rimwe dutekereza ko ikibazo dufite ari uko dukora ibyaha, ari uko twibona dukora ibyaha, twibona ducumura. ariko uyu munsi nagira mbabwire ngo ikibazo ni imitembere y'umutima wawe. niba umutima wawe uri mu nzira ya Esawu, mu nzira yo kugira icyo ukora kugira ngo ubone umugisha, mu nzira yo gushaka kubahiriza amategeko kugira ngo ubone umugisha, mu nzira yo kwirwanaho, mu by'ukuri nta yandi mahitamo ufite keretse kuvumwa gusa. muri biriya tubonamo amategeko y'uburyo bubi. rero ntabwo biterwa n'ibyo wakoze cyangwa utakoze, ahubwo biterwa n'itegeko uhagazemo. mu Baroma igice cya 8, reka dusome aya magambo. mu Baroma ibice 8, umurongo waho wa mbere tugeze ku wa 3. Abaroma 8, umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 havuga iki? haranditse ngo nuko rero none abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. kubera iki? umurongo wa 2 uravuga ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. 3 kavuga ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere ku iteka. Haleluya! ahangaha turabona ko hari igihe Yesu yaje acira ibyaha bya kamere yacu witeka. ese yabikoreye iki? ko ari ukugira ngo twebwe tutavumwa, ko ari ukugira ngo twebwe tudacirwa witeka. mu yandi magambo, Yesu yishyizeho umuvumo wacu kugira ngo twebwe tuba abakiranutsi. iyo usomye Itangiriro ibice 27, ubona ko Rebeka nawe yishyizeho umuvumo wa Yakobo kugira ngo Yakobo abone umugisha. ariko ku rundi ruhande tubona Esawu wumvisha amagambo ya se akihutira kuyashyira mu bikorwa. ubwo yajyaga guhiga, kuko yarahize, ndetse yazanye umuhigo, agerageza no guteka inyama ziryoshye ngo atekereze, ariko se ni iki yungukiyemo? amaze gukora ibyo byose yasanze yakerewe. ese yarambwiye ati, ibyo rwose nta kintu bimaze, kubera ko ntushobora kubona umugisha, kuko umugisha wose namaze kuwutanga. kubera iki Yakobo yakiriye umugisha, Esawu akavuma?
iki ni ikintu tugomba gutekerezaho cyane. Imana iri kutwigisha uko twabona umugisha, ariko ntabwo tuzabona umugisha binyuze mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu, ahubwo dukeneye kwakira umugisha binyuze mu itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu. Ibi ngibi dushobora kubibonera ku mugore wafashwe asambana. Umugore wafashwe asambana yari yishe amategeko. Nubwo yari yaragerageje kubahiriza amategeko ubuzima bwe bwose, ariko amaze gukura baze kuba umugore, igihe cyarageze asitara ku itegeko rivuga ngo ntugasambane. Biravuga ngo umuntu niyubahiriza amategeko yose agasitara kuri rimwe, ngo aba yishe yose. Niko Yakobo yanditse. Ese koko ntabwo ujya usitara ku itegeko? Biravuga ngo burya uba wamaze kuyica yose. Abantu rero bagerageza kubahiriza amategeko yose, akagerageza kubahiriza isabato, akagerageza kudatukana cyangwa kutabeshyera abandi, akagerageza byinshi bishoboka, ariko agasitara kuri rimwe, biravuga ngo ntatandukaniye n'abandi bose. Niyo mpamvu muri Yesaya 6:4 havuga ngo abantu bose bahindutse abandi, yewe n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ubuzima. Nibyo Esawu yari yakoze cyane yiyushya kuya, ariko ibyo ntibyari bihagije ngo abone umugisha. Kugira ngo tubone umugisha biterwa n'ahantu duhagaze, biterwa n'itegeko turimo, itegeko duhagazemo. None hari itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Abantu bose bahagaze mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu baba bari mu muvumo, baba bameze nka Esawu, nta yandi mahitamo bagira keretse kuvumwa gusa. Ariko abantu bose batagira icyo bakora, ahubwo bakizera Yesu utsindishiriza abanyabyaha, nk'uko twabibonye mu Baroma 4, abo ngabo inenge zabo zose ziratwikirwa, bagahagarara imbere y'Imana nta nenge n'imwe bafite. Ndagira mbabwire ko Bibiliya yamaze kudusobanurira ibintu byose. Nimba ubaho ugerageza kubahiriza amategeko ku bwawe, ugomba kumenya ko uri umuntu wamaze kwandura. Ushize twarebeye hamwe iby'icyaha. Biravuga ngo abantu banjye baranyimbuye kandi ari ryo soko y'amazi y'ubugingo. Ikindi bikorogoshora ibitega mu rutare, ni ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Uyu munsi ugerageza kubahiriza amategeko, ariko ukanga ugasitara. Ese koko iyo wasitaye wibwira iki? Utekereza ngo ahari ngo ubungubu ngo Imana birareba umurava wanyu imbabarira. Ntabwo ari byo. Esawu yarakoze cyane, ariko kubera ko yasitaye agahusha umugisha, agahusha igihe cyo gutangira umugisha, yasanze yakerewe, umugisha ntawe yabonye. Si uko atari yakoze. Rero nawe si uko ubura umurava, si uko udakunda Imana, uba wumva wakunda Imana n'umutima wawe wose, ariko bitewe n'itegeko uhagazemo, mu by'ukuri ukwiriye kugenzura ukareba, ese mpagaze he? Ese mpagaze mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu, cyangwa mpagaze mu itegeko ry'umwuka w'ubugingo wo muri Kristo? Ese kubera iki mpora numva mfite urubanza rw'ibyaha? Kuki mpora ndira mvuga ko ndi umunyabyaha mbwira Imana ngo imbabarire? Ese nuko ndi umukiranutsi cyangwa nuko ndi umunyabyaha? Ese niki gituma mbaho nk'umunyabyaha? Niki gituma nishinze ibyaha? Aho si uko mbaho mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Numara kwibaza ibyo bibazo, uzasanga neza ko nta kindi kibazo ufite uretse kuba uhagaze mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Iyo tuvuga itegeko ry'ibyaha n'urupfu, tuba tuvuga amategeko ya Mose, amategeko yatangiwe ku musozi Sinayi. Ubwo Yesu yazaga, ubwo yahuraga n'umugore wafashwe asambana, byamusabye kwandika hasi kugira ngo yandike itegeko rishya rikiza uyu mugore, ari ryo tegeko ry'ubugingo bwo muri Kristo Yesu. Iyo uyu mugore aza gucirwa itegeko, gucirwa urubanza n'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, ni ukuri aba yaratewe amabuye mpaka apfuye. Naho se wowe, nawe n'ubu, igihe cyose wacirwa urubanza hakoreshejwe itegeko ry'ibyaha n'urupfu, nta yandi mahitamo wagira keretse gupfa, keretse kurimbuka, kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Rero mu Bagalatiya 3, umurongo w'9, umurongo w'10 mumbabarire,
nta gutandukanya abantu bose baba muri iri tegeko, bose bita ibivume. Bibiliya bita ibivume. Reka dusome Abagalatiya 3:10. Haranditse ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Ariko 13 kikavuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Mwese abakurikiye nagira mutekereze kuri iki kintu. Hari inzira ebyiri imitima yacu itemberamo. Umutima wawe nimba utembera mu iri tegeko ry'ibyaha n'urupfu, buri gihe uzabona umuvumo mu buzima bwawe. Buri gihe uzajya ubona ko uri umunyabyaha. Buri gihe nta kintu uzajya watura uretse kwatura ko uri umunyabyaha. Ese ni ukubera iki? Ntabwo ari uko ukora ibyaha. Abantu bose bakoze ibyaha ntawe ushyikira ubwiza bw'Imana. Ariko kubera iki bamwe bemeye kwakira gutsindishirizwa bakaba bavuga ko ari abakiranutse, ariko wowe ukavuga ko uri umunyabyaha? Ntabwo ikibazo ari ibyo ukora cyangwa ubona. Ikibazo ni uko uhagaze mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu, ni uko wiringira imirimo itegetswe n'amategeko, kandi biravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume. Ni ibivume kubera iki? Imana iduha amategeko, ntabwo yaduhaye amategeko ngo tuyubahirize, ariko abantu bashaka kuyubahiriza, bagashaka no gutsinda imbere y'Imana. Mu gihe mu Baroma 3 bavuga ngo abantu bose bagomba gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana, kubera ko ibyo amategeko avuga bibwira abatwarwa n'amategeko kugira ngo akanwa kabo kazibwe, kandi bose batsindwe n'urubanza, kuko imbere y'Imana ari nta muntu uzatsindishirizwa n'iki? Nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Abantu bose bayiringira biravuga ngo ni ibivume. Ni nacyo cyatumye ubwo Esawu yiringiraga imirimo ye, mu by'ukuri nta kindi yasaruye uretse umuvumo. Uko twabisomye mu Itangiriro. Iyo usomye Itangiriro igice cya 27 umurongo wa 15, twabonye ubushize uravuga ngo Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye, iyo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi, kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye aharembekereye. Aho umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. Ese ninde wakoreye ibi byose Yakobo? Biravuga ngo ni Rebeka nyina. Nta kintu na kimwe Yakobo yigeze akora. Rebeka yamukoreye ibintu byose, uhereye kumwambika imyambaro imuhagarika imbere ya se, uhereye no gutwikira inenge ze zose, ndetse no kumuha ibyo agomba kwitwaza agiye imbere ya se ngo abone umugisha. Ariko ku rundi ruhande Esawu yari ahuze, yari ari mu ishyamba ari kwiruka ku nyamaswa, agerageza guhiga ngo arebe ko yabona umuhigo, nawe agatekera inyama ziryoshye. Ese uyu mwana kuki atabajije mama we? Abantu bose biyizera ntabwo bajya babaza. Esawu yari umuntu wiyizera cyane. Nyamara Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 5 uravuga ngo havumwe umuntu wese wiringira undi muntu, wiyiringira akishima amaboko ye, kubera ko azameze nk'igiti cy'inkokore cyo mu butayu, ku buryo n'ikiza kimusanga atazakibona. Esawu yari yiringira, niyo mpamvu yirukanse akajya guhiga, ntiyigeze abaza nyina ikintu cyahesha umugisha umuntu. Ibi byatumye agerageza kwikorera ku giti cye, ariko umusaruro yakuyemo n'ubuhe? Umusaruro yakuyemo ni ukuvuma. Ariko ku rundi ruhande Yakobo utarigeze agira icyo akora, ibintu byose akabikorerwa na nyina, yabaye umunyamahirwe. Nk'uko Dawidi yari amahirwe y'umuntu, Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo ye. Urabyibuka aho twasomye mu Baroma 4,
n'abanywa wari w'icumuro by'ibyaha bye bikagira gute bigatwikira. Yakobo inenge ze zatwikiriwe na nyina Rebeka, ariko ku rundi ruhande Esawu yari ahugijwe no kugira icyo akora. Ese n'iki yasaruye mu byo yakoze? Umusaruro yakuyemo n'umuvumo gusa. Aho twasomye uyu munsi umurongo wa 37, harabamu Isaka asubiza Esawu ati, dore namuhaye kugutwara na bene se bose nabamuhaye kuba abagaragu be, kandi namugaburiye vino n'imyaka y'impeke, nagukorera iki mwana wawe? Esawu ati, nta mugisha n'umwe usigaranye data, njye nanyemesha umugisha data. Esawu araturika ararira. Isaka se aramusubiza ati, ubuturo bwawe buzaba kure y'umwero w'ubutaka, uzaba kure y'ikime kiva mu ijuru. Ese uyu muvumo ungana iki, uteye ubwoba bingana? Kuba ubuturo bwa Esawu bwaragombaga kuba kure y'umwero w'ubutaka, kandi bukaba kure y'ikime kiva mu ijuru. Kuba Esawu yari umuntu wagombaga guhorana inkota mu kuboko kugira ngo yikize abanzi. Ese koko ntabwo mureba ko yavumwe? Ese n'iki cyatumye avumwa? Ntabwo ari uko Satani yashakaga kumuhesha umugisha, ahubwo hariho isezerano ryahesheje Yakobo umugisha, ariko Esawu ntabwo ibyo yari abizi. Ni nayo mpamvu Esawu yari umuntu ukwiriye kwishingikiriza ku byakozwe na Rebeka, nawe akabiboneramo umugisha, ariko nta kindi yakoze keretse gukomeza gutsimbarara. Icyo yabonye rero nta kindi ni iki? Ni umuvumo. Twese Imana iri kutwigisha inzira y'umuvumo, inzira y'umugisha, kugira ngo tubashe guhitamo. Ese urahitamo iyihe nzira? Ese urahitamo kwikorera, aho abantu bavuga ngo turahanura mu izina rya Yesu, dukora ibitangaza mu izina rya Yesu, ariko wababaza ugasanga ntibazi n'uburyo umunyabyaha w'umukiranutsi, ugasanga baracyari abanyabyaha. Ese koko iyi nzira mutekereza ko ariyo nzira y'ubugingo? Oya, iyi ni inzira y'urupfu. Niyo ngo hariho inzira abantu bibwira ko ari inzira nziza, ariko iherezo ryabo ari inzira z'urupfu. Bene izi nzira abantu babamo ari abanyabyaha, baba bakwiriye kumenya ko nta handi zabashyitsi uretse mu rupfu, mu kurimbuka by'iteka ryose. Ariko ku rundi ruhande Bibiliya itwereka indi nzira, ni inzira yo kudakora, ahubwo ukizera utsindishiriza iki? Abanyabyaha. Nuko twabisomye mu Baroma 4, twongeye dusomeye umurongo umwe. Abaroma 4 umurongo waho wa 5. Ese uyu murongo uvuga ngo iki? Ninde mukiranutse, ninde munyamahirwe, ninde munyamugisha? Ese koko ni umuntu ukora? Umuntu ubaho mu nzira yo kugerageza kwikorera, kugira ibyo akora, kugira ibyo yereka Imana, avuga ati ngewe dore nakoze ibi n'ibi, ndahanura, nderekwa, nkora ibitangaza, nanga amaturo n'icyacumi, dore nubatse urusengero, nakoze ibi n'ibi. Ntabwo uyu rwose ari umunyamugisha, kubera ko umuntu umeze nk'uwo, nubwo Imana yaba ishaka kumuha umugisha, nta mahitamo iba ifite uretse kumuvuma, kuko ari mu nzira y'umuvumo. Ariko umurongo wa 5 uvuga ngo iki? Umurongo wa 5 uvuga ngo, ariko rero udakora, ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera ko kumuhanirizwa no gukiranuka. Haleluya! Iri ni ijambo ry'Imana. Yakobo utaragize icyo akora, ahubwo akizera umutsindishiriza, akizera ibyo nyina Rebeka yakoze, mu by'ukuri yaratsindishirijwe kandi ahabwa umugisha. Ariko Esawu wahisemo gukora yahushije umugisha, kubera ko ntabwo uyu mugisha wavaga mu gukora. Kubera ko umurongo wa 4 uvuga ngo, nyamara ukora ibihembo bye n'ibimuhanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Abyita ubwishyu kubera iki? Kubera ko aba yakoze. Ariko udakora, uwo niwe mukiranutsi, uwo niwe Imana yemera, ni nawe ivuga ngo uyu muntu ni umunyamahirwe. Kubera ko uyu nguyu abasha kumenya ko
nta kindi ari uretse kuba ari umunyacyaha muri kamere ye, ariko Yesu yatwikirije ibyaha bye amaraso ye, kugira ngo niyizera Yesu utsindishiriza abanyabyaha abe umukiranutsi, atabeshejwe n'imirimo, ahubwo abeshejwe n'iki? No kwizera. Biravuga ngo agakiza n'impano y'Imana, mwakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ibyavuye kuri mwe ahubwo n'iki? N'impano y'Imana. Nshuti zanjye, ndagira ngo mutekereze ku buzima bw'umwuka mubaho. Ese ubaho mu nzira yo gukora, cyangwa ubaho mu nzira yo kudakora, ahubwo kwizera utsindishiriza abanyabyaha, nkawe wavutse uri umunyacyaha, nkawe wavutse warimuye Imana? Nk'uko twabibonye mu isomo rya mbere, twese turi abantu bahindutse abanduye, ku buryo n'ibyo dukora byose twita byiza, biri byita ngo ni ubushwambagara bufite ibizinga mu maso y'Imana. Kubera ko twahindutse abanduye, twiswe abanyabyaha tukivuka, twaremanywe gukiranirwa mu byaha ni mu mama yatubyaye. Ikindi ni uko twimuye Imana tukiri muri Adamu. Rero kuba twagerageza kugira icyo dukora ku bwacu, ibyo biri byita ngo ni ugukorogoshora ibitega mu rutare, ni ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Niyo mpamvu uzasanga umuntu nubwo yamara imyaka 10, 20 asenga, 30 asenga yiriza ubusa, yihana yatura ibyaha bye buri munsi, nubwo yamara 100 akomeza kubona ko ari umunyabyaha, kubera ko avomera mu rutete, abavomera mu kintu kiva. Ariko uyu munsi ndagira ngo umenye inzira uhagazemo. Ese uhagaze mu nzira ya Esawu cyangwa uhagaze mu nzira ya Yakobo? Muri izi nkuru, Isaka ahagarariye Imana Data, mu gihe Rebeka ahagarariye Yesu Kristo wishyizeho umuvumo wacu, nk'uko Rebeka yishyizeho umuvumo wa Yakobo. Yakobo ahagarariye abantu bose bafite imitima iciye bugufi, batiyizera ahubwo bakizera utsindishiriza abanyabyaha nkabo, kugira ngo bahabwe umugisha n'Uwiteka, kugira ngo babe bakiranutse batabeshejwe n'imirimo. Mu gihe Esawu ahagarariye abantu bose biyizera kwizera Yesu utsindishiriza abanyabyaha, bakizera ibyo bakora, bakishima amaboko yabo, bakagerageza kwikorera ku giti cyabo ngo batsindishirizwe n'ibyo bakoze. Niyo mpamvu usanga abantu bavuga bati twebwe turi abanyabyaha. Ese ni iki kibagira abanyabyaha? Ntabwo ari uko Yesu atabapfiriye, ntabwo ari uko Yesu adashaka nabo ko bakira umugisha, ntabwo ari uko Yesu atifuza ko nabo binjira muri aba banyamahirwe, ab'ibyaha byabo byatwikiriwe, ab'ibyaha byabo Imana itazabyibuka ukundi. Ahubwo ikibazo ni uko bari mu nzira ngari, bari mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu, bari mu itegeko ribazanira umuvumo gusa. Ariko abamaze kubaho kuri tegeko, abangaba bajya imbere y'Imana bashize amanga, bajya imbere y'Imana batura ko ari abakiranutsi, batura ko ari abana b'Imana, ari abanyamugisha, bakakira umugisha Imana yabageneye mu izina rya Yesu, atari mu izina ryabo bwite. Ndagira ngo mbabwire ngo igihe cyose bahagarara imbere y'Imana mu izina ryawe, nta kindi cyakubaho uretse kuvumwa gusa. Rero Rebeka yakoreye byose Yakobo yakira umugisha. Igihe Esawu wikoreye ibintu byose, yakiriye iki? Umuvumo. Nta kindi cyabiteye, nuko bivuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko. Abashaka gusohoza ijambo ry'Imana bose, abo ni ibivume, kubera ko byanditswe ngo avume umuntu wese udahirimbanira ibyanditse mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Igihe wasitara kuri rimwe, ujye umenya ngo wawishe iki? Wawishe amategeko yose. Nshuti zanjye, uyu munsi ndagira ngo mbasabe mwitekerezeho, mutekereze ku nzira mucamo, mutekereze ku bushake bw'Imana. Ese iyo wirebaho, ureba ibyo ukora buri munsi, aho kureba kuri Yesu, uba utekereza ko icyo uzabona ari iki? Umuntu yarambwira ati se nawe wizera ko Yesu yakuyeho ibyaha?
ese ni ukubera iki? Ati none se nimba Yesu yarakuyeho ibyaha, kuki tubona tubikora n'abandi tukabona babikora? Ndangije naramubwiye ntabwo ikibazo ari ukubona ukora ibyaha, n'ikibazo si ukubona abandi babikora, ahubwo ikibazo ni uko wizera amaso yawe, ukizera ibitekerezo byawe, aho kwizera iki? Ijambo ry'Imana. Yaba wizeraga ijambo ry'Imana, mu by'ukuri wakwemeye ko Yesu yakwishyuriye imyenda yose kandi yakubabariye ibyaha, ibyo ari byo bituma uba wera. Wakwemeye ibyanditswe muri Bibiliya. Mu gusoza reka dusome umurongo umwe mu gitabo cy'Abaheburayo. Ni umurongo nasomeye uyu muntu mu Baheburayo igice cyawo cya 9 n'umurongo wa 26. Gusa Bibiliya itubwira mu iki? Abaheburayo 9:26, umurongo nkunda cyane uvuga ngo kuko iyo biba bityo aba yarakwiriye kubabazwa kenshi ku kuremwa kw'isi, ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kwitanga. Haleluya! Yesu yakujeho ibyaha kwitanga, ariko kubera ko utazi umumaro wo kwitamba kwa Yesu, kubera ko utumva agaciro k'igitambo cya Yesu Kristo, ntabwo wemera ko Yesu yakuyeho ibyaha byawe. Wowe ubana n'ibitekerezo byawe, ubana n'imyumvire yawe, ugashaka kwikemurira ikibazo cy'icyaha. Nyamara Bibiliya iravuga mu murongo wa 22 w'iki gice ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Nubwo usaba imbabazi z'ibyaha, ujye umenya ko ibyo bidashobora gutuma ubabarirwa ibyaha. Kugira ngo imbabazi z'ibyaha ziboneke nuko amaraso abanza akameneka. Kandi hashize imyaka irenga 2000 Yesu yakiriye umuvumo wawe, aritamba kugira ngo akuzeho ibyaha byacu kwitanga. Ndagira mbabwire ngo nta kindi kibazo dufite keretse kuba tubaho mu nzira itandukanye n'Imana yadushyiriyeho. Yesu ubaho mu nzira ya Yesawu. Nimba ubaho mu nzira ya Yesawu, burya uzajya ubona ibyaha, burya uzajya ubona umuvumo, burya uzajya ubona ibibi, burya uzajya ubona kwiciraho iteka, burya uzajya ubaho nta mahoro, kuko nta mahoro y'abanyabyaha. Ariko nimba ubaho mu nzira ya Yakobo, buri gihe icyo uzabona ni Yesu wakujeho ibyaha byawe kwitamba, ni Yesu waguhesheje guhagarara imbere y'Imana nk'umunyamugisha, nk'umunyamahirwe, ni Yesu watwikirije ibyaha byawe n'inenge zawe zose amaraso y'isezerano. Igihe twizeye iri sezerano ry'Imana, mu by'ukuri tubona ko Yesu yamaze kuduhagarika imbere y'Imana tudafite iki? Tudafite inenge. Mu gitabo cy'Abakolosayi dusoza igice cya 1, reka dusome umurongo umwe wa 21 n'uwa 22. Abakolosayi 1:21-22 handitse ngo namwe bari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagaho. Ndagira mubwire ngo Imana yaduhaye amategeko kugira ngo tumenye ko twatandukanyijwe n'Imana kera kandi turi abanzi bayo mu mitima yacu. Niyo mpamvu dukora ibibi. Ariko ibyo ngibyo ntibivuze yuko Imana yatereye agati mu ryinyo ngo twihorere tureke ngo ntibigende birimbuke. Oya, ahubwo umurongo wa 22 uravuga ngo none ubu ngubu tuvugana Imana yamaze kwiyungisha natwe urupfu rw'umubiri wa Yesu, kugira ngo idushyire imbere yayo turabera n'abaziranenge tutagaho. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha tuma nera de. Ni ukuri uyu muririmbyi yizeraga iri jambo ry'Imana. Niringiye ko nawe nimba wabonye inzira uhagazemo ko ari iya Esawu, wahindura icyerekezo ukayivamo ukajya mu nzira ya Yakobo. Ubutaha nzabasobanurira mu buryo burambuye uko twakwimura iyi nzira yacu,
uko twava mu nzira ya Esawu tukajya mu nzira ya Yakobo, uko twava mu kwiringira ibitekerezo byacu no kwishima amaboko yacu tukiringira Uwiteka. Biravuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka akamuhera ibyiringiro. Uyu munsi turasoreza hano, ariko komeza utekereze, ese mpagaze mu nzira ya Esawu? Ese sinishima amaboko yanjye? Sinishima ibyo nakoze? Ese ibi nakoze koko byanjyana mu ijuru, byatuma mvuga ko ndi umukiranutsi utunganye? Nusanga ubana n'ibyo bintu ariko ukaba utari umukiranutsi, umenye ko ikibazo ufite ari iyo nzira uhagazemo, kandi witegure kuyivamo. Niringiye ko Imana y'amahoro ikomeza kuyobora imitima yacu kugira ngo duhishurirwe uburyo dushobora kuva muri iyo nzira ngari itujyana mu irimbukiro. Dusenge. Mana yacu, turagushimiye kubw'ubuntu watugiriye. N'uyu munsi uracyatugirira ubuntu kugira ngo twumve ijambo ryawe, duhishurirwe nawe agakiza k'Imana, agakiza kadashira. Niringiye ko abantu bose bakurikira ijambo ryawe bafungura imitima yabo. Twabayeho dushukwa na Satani imyaka myinshi, ariko uyu munsi waduhishuriye ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza ni imbaraga ihesha abantu bose gukiranuka kw'Imana, kubera ko muri bwo ariho duhishurirwa kugukiranuka kandi tukaguhabwa kubwo kwizera. Niringiye ko waha imitima y'abantu bose bumvira ijambo umutima wizera, umutima utishima amaboko ya nyirawo, ahubwo wishimira ibyo Yesu yakoze ku musaraba, wishimira ko Yesu yakujeho ibyaha byacu kwitamba, wishimira ko Yesu yahinduye itegeko, akaduha itegeko rishya ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo, kugira ngo tubashe kubaturwa muri iri tegeko ry'ibyaha n'urupfu, tubeho dufite amahoro yuzuye, kuko tutakiri abanyabyaha ahubwo turi abakiranutsi. Nta mahoro y'abanyabyaha ni ko Uwiteka avuga. Niyo mpamvu abantu iyo babaye bari abanyabyaha, buri gihe babaho barira bataka, kubera ko nta mahoro baba bafite. Ariko uri umwami w'amahoro, ndakwinginze kugira ngo utware uganze mu mitima y'abantu bose bakurikiye iki cyigisho, ndetse n'ibindi byose byatambutse n'ibizacaho byose. Ujye ubaha umutima ufungutse kugira ngo babashe kwakira ijambo ryawe nk'ijambo ry'umwami, kandi ribashe gusohoza icyo rivuga. Niringiye ko no mu gutaha uzadufasha kugira ngo twungukire mu ijambo ryawe. Dusenze byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Urakoze cyane, naho utaha.